urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Umurenge wacu rero ukaba uhana imbibi n'umurenge wa Bushoki. Ubu neze turabatuye ibigori biriye imyaka hako gusa ubwishyizwe haba hazwe. Icyo gihe rero abo bafatanya bikorwa ati iyo twagize amahirwe abarundi baraza bakayitwara imyumbati nanga bizo gute soko rije bigashyira ku giciro hari abashaka igiciro cyabo genda ugafata ifumbire bakakubwira ngo ni 21,000 uzishyura ngo n'amagana Paxflex itangazamakuru igamije amahoro. Ngo wakoranye na banki rero iguha amafaranga nakoranye n'iyi sako gutera ahandi kuba mu kibazo kirimo imikoranire y'abaturage muraho umumpaye udushyi duke cyangwa muraza kuyampa ndangije ikiganiro muraho indamukanyo yanyu ni iyihe ubworoherane amakingo murakoze cyane nk'uko ababwiye rero iki ni ikiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi ikiganiro mugezwaho na Paxpress n'umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro abaturage rero mu murenge wa Giti ndongenda basuhuje muri aho mwitegure kutuganiriza umurenge wa Giti rero ngiye kuvuga gakeya ni umurenge umwe mu bigize akarere ka Gicumbi ukaba ugizwe n'imidugudu 19 tajya nkoperaho gake ukaba ugizwe n'utugari dutatu ari two Murehe Tanda ndetse na Gatobotobo aka kagari turimo kitwa Tanda sibyo hari uyu murenge ntabwo ndi buyobore turi muri Murehe nuko rero mukaba muri abaturage 15,000 ubu birimora mbona mutageze no kuri 500 abandi bari he bari mu nzira muri make nuko umurenge wanyu uteye dutangira ikiganiro rero ndagira ngo mu kanya tugize n'umugisha akavura karaguye biranagaragara ko muri ejeje ubutoki ni rwiza urutoki n'u Rwanda ariko wagira yeza ari wagira urutoki ntabwo rwanjye no kumuvandimwe wagira yezo ntabwo yaje wagira yezo n'ufite urutoki wenyine se n'abandi rumeze gutya muri abakire rero mufite ibyo kurya ariko ko mudashyushye bimeze bite niko akira uretse izuba dufite naho ubundi ibyo kurya ariko witwa Ntamuhanga Desire usibye izuba dufite naho ubundi rwose nta kibazo dufite izuba urutoki rusa gutya rwiza urabona hari izuba rwahuye none twagera wowe ufite imvura yawe oya ibisanzwe nuko umuntu abikoreye neza abandi nta muntu watubwira ariko ubuhinzi uko buhagaze aha ngaha yatubwira ibanga wenda kugira ngo n'abandi babonereho oya twagira yezo ibye biraboneka ahubwo abandi gusa urutoki wenda baduhuguyeho hari abantu bigeze bafashe imyumvire b'urutoki baje batwigisha tugakora dukora imibyare nuko natwe tubumvira tubarukorera ndashaka umuntu ariko hafi aho ngaho ari undi mugabo witwa Sinzi umunsi twarebeyeho hafi aho ngaho gutya natwe tumira nkawe afite urutoki hano hepfo rwiza cyane mushatse n'umwanya mwiganye Sinzi umunsi n'abari hano reka rero mwibariza abandi bahinzi reka mbere kuri uyu musaza uri hano muze muraho twagira Yezu Stefano ariko naha mwese mwitwa batwagira Yezu uri iki mu mirimo ya buri munsi muze ubundi turahinga iki imyaka urutoki ibishyimbo ndetse n'amasaka n'ibigori twagira Yezu ibyo avuga nibyo ibyo bintu murabihinga koko akiregera hano Kazungu turahinga nta kibazo rwose Kazungu
Tugasasa Jean Baptiste. Zimbwira ariko ko mutavuga ntago muri guhambuka ngo mumbwire mutunzwe n'iki hano Ngani n'ubuhinzi n'abatsinda. Ubuhinzi n'ubworozi nta kibazo. urimo muravugana inzara rwose ntabwo muri kungaragariza ko muhinga mweza adi aho ngaho nta muntu wajariye ku byo yejeje Ngewe nitwa Karazira Damiane ntuye muri aka kagari ka Mureye. Ubu ngubu turarya turorora tumerewe neza cyane nta kibazo dufite. Hari umugabo witwa Sinzi umunsi niwe wabanje kuba umuhinzi w'urutoki n'ahangaha. Ubwo abandi bose nka Twagirayezu Fideli uyu nguyu wabonye ufite uru rutoki nyuma hano. Yamugendeyeho ariko dufite ikibazo nta nzara dufite. Wivuga ngo dufite inzara turayifite ariko ntabwo ukwerera izuba. Ngo mufite ikibazo nta nzara mufite dufite ikibazo cy'izuba nawe nta nzara dufite naringize uravuze ngo mufite ikibazo nta nzara mufite nta nzara dufite usibye izuba niryo dufite uretse ko n'ijwi ryawe rwose nta nzara irimo birumvikana ntayo rwose wampa nk'abandi nka batatu bavuga nkawe nibwo nakwemera ko nta nzara ihari nta bandi ndi kumwe na Agustin hano inyuma yawe ngaho mubaze Nk'uko nyine mu bimbajije nitwaga Utabusitini. Twebwe ikibazo cy'imikorere yacu turi abahinzi kandi borozi. Nk'ubu muri uyu murenge wacu wa Giti ntawe udafite inka buri wese aroroye umuntu agakoresha uko ashoboye ku butaka bwawe no ku matungo yawe ukabyitaho nicyo kintu kitubishije. Iyo ubyitayeho nawe biguhesha agaciro kandi nawe ukubaka urugo rwawe n'umuryango wawe ukawufata neza. bimeze biti wowe mu muhinzi mworozi woroye iki njyewe noroye inka ntabwo ari nyinshi cyane kandi rero mfite n'urutoki nk'urwo ngurwo nyine nkanarukorera n'indi myaka ndayihinga bisanzwe n'abaturanyi turi kumwe nabo barakora ku buryo nta kibazo dufite cyakora kuvuga ikibazo kuko ibibazo bitajya bibura hari ikibazo mwavuze yuko tuza kubaha ibitekerezo tubona bitubangamiye nabyo birahari nibiba ngombwa muze kuza kumpa umwanya nabyo ndabibabwira wakomerejeho nari ngiye guha ijambo umwari n'umutegarugori nta mugore watubwira ubuhinzi uko bumeze mbere yuko uyu mugabo akomeza nawe cyangwa abagabo binaha ntimuvuga abagabo bahari nako abagore binaha mukecuru mumeze nk'abo mu murenge wa Mwiri arahari Uwantege Clarisse. Ubuhinzi hano iwacu ubu tuvuye muri sizo y'ibigori twabyejeje hasi hariya mu gishanga niho ntuye mu mudugudu wa Cyamubara. Ubu tuvuye muri sizo y'ibigori dukurikijeho ibirayi nta kibazo dufite nubwo twari abakene Kagame yaduhaye inka tubona amafumbire akarima ufite kose uragafumbira kakera. Ni ukuvuga ngo ikibazo dufite hano ni ikibazo cy'izuba nk'ubu ibirayi twahinze ntabwo turimo kubagara kubera izuba birimo kurwara cyumye ariko ahandi byari byiza uretse iri zuba n'ubundi ritaraha gusa ubusanzwe nta kibazo murakize ku bijyanye n'ubuhinzi. Ku bijyanye n'ubuhinzi turahinga tukeza twejeje ibigori bike kubera izuba ariko twahinze ibirayi nabyo ni bikeya ntabirimo kuma ariko izuba ahandi turahinga tukeza nta kibazo kubera ko dufite amafumbire. Icyo nshaka kubaza muri rusange ntanza nuko rero ubwo mu murenge wa Giti barabyumva ko ntanzara ihari uretse akazuba n'ubundi ariko twazanye umugisha uyu munsi twabazaniye imvura twizere ko tuyisiga. Reka twumve n'undi mutegarugori. Nitwa Uwimana Goreti. Yego gore ndi umubyeyi w'abana 7 nkaba mu byerekeranye n'ubuhinzi bworozi naba ndi umubyeyi umwe wabashije kwiteza imbere nkoresheje ifumbire ikomoka ku matungo. uri umwe mu bagore bafite amafaranga ariko kuki muti babashije gukora hagiye mu bivu ubu nabashije kuguzanyo ukabera n'abandi urugerereka nkabera abandi babyeyi urugero ishyura neza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo muri rusange ubuhinzi nge nahisemo guhinga ibijumba n'ibirayi
cyakora n'urutoki mfite imibyare myiza 50 y'imineke. Ubwo rero mu by'ubuhinzi mbona inzara nta kibazo. Inzara nta kibazo ariko ubwo uvuze ngo iki? Irahari. Inzara ntayo. Yego bivuga uti ntayo. Imvura ni komeza ikagwa. Uretse wenda uza kubona kuri televiziyo ariko nanjye nkwitegereje rwose ndabona nta kibazo ufite mu rugo. Ntacyo rwose. Ubwo wakoranye na banki rero iguha amafaranga? Nakoranye n'iyi sako yacu. Iyi sako imbarutso. Impa amafaranga mbasha kubaka inzu y'amabati 30. Ubwo nabashije no kubona inzugi zijyanye na viziyo. Ubu natangiye gukurungira nibyo umurenge uzaza kwireba. Gukurungira no kugira gute? Kubakisha si. Inzugi n'iz'ibyuma. Inzugi ni metalike. Abana barajya ku ishuri nta kibazo. Abana 7 bose biga neza. Mitiweli nta kibazo. Barimo 3, segonderi mfitemo 3. Ariko wagumanye mikoro tukaganira. Mbona ushaka niko imbarutso yari yaguhaye ngahe? Imbarutso sako namanje kuyijyamo banguriza ingoboka y'ibihumbi 50. Imara amezi. Ubwo ndayakoresha baranyimura bampijana. Bampaye 100 naryo ndimarana amezi 6 ndikoresha neza. Noneho ubu ndi mu rwego rwo kubasha kuba naterura nka 300. Neza. Nkabasha kuyishyura neza. Buri mu bantu bajya kuguza ntibatonda umurongo. Iyo babonye winjira bahita baguhereza. Ntabwo njya ntonda umurongo. Kubera ko nishyura neza, nishyurira igihe, kandi iyo bayampayangirira akamaro nkabasha kurihirira abana mu ishuri. Ubwo mbega mbona imbarutso sako yaratubereye banki nziza. No kuvuga ngo uri umuhinzi mworozi, ibyo maze kugeraho byose ubikesha gukorana n'amabanki. Rwose. Urakoze cyane, turaza kukugarukaho ongera ujya inama abagenzi bawe. Reka dusubire kuri uwo mugabo uzi utubwira uti nubwo ariko ntunze ndetse nkaba nanahinga ariko ngo harimo ibibazo uvuga nibi. Nyene nitwaga Utagositini nkuko nisubiramo. Ikibazo narishigaje kubwira nicyo twari dufite ishyirahamwe mu gishanga cyacu twakoreragamo. Noneho rero ishyirahamwe umuyobozi witwaga Jean Paul n'undi witwaga Kabaharira baraza bariha umukungu waturutse iriya kuri Muhazi aridukuramo ishyirahamwe ryacu bararisenya ndetse badusaruza n'imyaka iteze bararimuharishyiramo inka. Amaze kurishyiramo inka zibamo igihe kiragera yaba inka zaramushanye uko abigenje sinkuzi. Inka arazitwara zikuramo, amaze kurikuramo igishanga aragitereka kibumura n'umusaka. Kugeza ubu dukeneye icyo gishanga kandi twaragikoreshaga kikatugirira akamaro ndetse tukabasha no kwishyura nyine amafaranga badusurishaga twarayishyuraga dukuye mu mutungo w'icyo gishanga kandi natwe kikadutunga. Kugeza ubu ngubu icyo gishanga kiraho n'umusaka ntacyo kimara. Mwari koperative ngo uwo mugabo araza arayisenya. Araza ararisenya abifashijwemo n'abo bayobozi b'umurenge. Gitifuze singuri. Ntabwo yari bito. Ubwo muramubeshyira rero ntabwo ariko byagiye. Cyangwa kugikora byarabananiye ndahana ariko mumpere mikoro na de. Umva. Witwa ndari? Nitwa Masabo Pierre. Masabo vuga neza kuri mikoro. Nitwa Masabo Pierre. Yego. Icyo gishanga cyari cyarushinya hari. Cyari gifite abakoperative bagikoreragamo. Uwo mugabo araza amaze kuba umuyobozi wacu w'umurenge akora iki gisanga arakigarurira. Aragifata ati gishanga ni gishanga cyanjye. Ashyiramo inka ze, yo inka ze. Ni cya Jean Paul yafashe icyo gishanga. Ni cya Jean Paul cyari gifashwe gishanga. Aragifite none ucyabanguza ngozanye ikibazo cya kabiri. Ngo rabivanze. Reka ni bariza baba mwari mwanze kuvuga none ngo igituma muvuga. Icyo gishanga ni hariya nitwa Mukeshimana Vestina utuye hano ku Kababita. Ubwo icyo gishanga ni hariya muri Birindi. Icyo gishanga rero urumva ko Jean Paul n'ubundi ngo yaje akagikuramo koperative yari irimo akagishyiramo izo.
ubwo uriya mugabo rero nicyo yavugaga naho uyu nguyu arabivanze ariko ubwo Jean Paul harya ngo yari umuyobozi w'umurenge none niyo mpamvu bamukuye Gitifu amakuru y'icyo gishanga wowe ari kuvuga ngo uri umwere ariko ubwo hari amadosiye wasomye ajyanye n'icyo gishanga bimeze bite? Murakoze. Icyo gishanga icyo kibazo ntabwo cyari cyakatugezeho ariko ubwo turaza kukigana ubushishozi turebe uburyo cyatanzwemo turebe uburyo cyabyazwa umusaruro kandi ku nyungu z'abaturage muri rusange. Ndumva rero cyaba kimwe cyaba bibiri turabikurikirana mu gihe gito cyane biraza kugaragara hanyuma igishanga kibyazwa umusaruro. Ariko uriya mugabo wavuze icyo kibazo cy'igishanga nta muyobozi w'akagari kegeranye n'icyo gishanga uri hano kuko Gitifu waracyari mushyashya. Nadi muhe mikoro mubaze Gitifu w'akagari kanyu nini? Umuyobozi w'akagari ushobora kuba akizi yitwa Gitifu w'akagari ashobora kuba akizi kuko mu bayobozi bakibonye ashobora kuba yarakibonyemo. Gitifu Gatoto ngo inyuma yawe Nadi ehereza Gitifu Gatoto. Murakoze kumpa ijambo. Biteye wenda mbere yuko unagira icyo kivugaho mwatubwira amazina yanyu. Nitwa Nibishaka Innocent, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa wa kano kagari hano turi gukorera. Icyo gishanga ndakizi ariko hari uburyo abantu bagiye bakodesha ibishanga bakaba bakoreramo inka, hari n'amafaranga baba basora mu buryo bujyanye n'amategeko. Aho rero uburyo bahatse abaturage cyangwa bakoreragamo uburyo bw'akajagari, ariko twebwe nanjye nasanze bagikoresha icyo gishanga ndetse uwo mugabo agatanga n'imisoro neza. Ndetse ni nako Jean Paul afite ikindi gishanga yororeramo hasi hariya akajya n'ahandi ahinga, nabwo n'ubwo buryo asora neza kandi mu buryo akarere kazi umurenge uzi. Ariko nkeka ko babikora mu buryo bwo kugira ngo uburyo baba babona abantu bagikoresha mu kajagari bajya ngo abantu bahinge imbuto imwe mu buryo bwo guhuza ubutaka. Murakoze cyane. Wagomana mikoro ariko nta perezida wa koperative imwe muzari muri icyo gishanga uri hano bari hehe? Yakitwatse ku gitugu rwose. Engera hano akira gwema mumpere mikoro utubwire amazina yawe. Vugira kuri Anasta mufatire mikoro. Nitwa Nanzima Patrice. Nari ndi mwishyira hamwe bita Batiganda. Usibye n'uko tutarishenye dukora hirya no hino ari kwiyeranda. Jean Paul atanze igishanga cyepfiye simvugira abandi atatanga ikirgira arakijyana. Ariko Jean Paul ninde yari mu ntoki yakoraga iki? Jean Paul Areste w'umurenge atwaka igishanga ku ngufu n'amafaranga twari twarasoze ntiyadusubiza, yadushyizeho igitugu rero nibura niyo yadusubiza yenda kuko twari mwatanze amafaranga y'iki yo gusorera igishanga. Mwarasora? Twarasora kandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gatoboto barimo baravuga ko bakibatse kuko mutishyuraga. N'ubu bitansi dushatse twabibereka turabifite, usibye ko atadushuje nacyo cyatubabaje yadushyizeho rero igitugu wigenda ubugumya aho ngaho. Ishyirahamwe ryanyu ngo ryitwa ngo iki? Abatiganda. Mwarimo muri amashyirahamwe menshi. Amatiganda nimero ya mbere n'abatiganda nimero ya kabiri ni benshi. N'umusaza twase inzoga nubaje hano yabivuga kandi namubona. Ubwo mwari mufite koperative ihuza ayo mashyirahamwe yose se? Impamvu yatunyaze yaravuze ngo nta buzima gatozi ariko yaraduhohoteye. Guma hariko tuganire ko murushaka kugenda. Ubuzima gatozi se? Ubuzima gatozi mwarabwacu barabubira neza. Ntarakara ugatugiriye neza. Ntabwo yabagiriye neza. Abaturage ibihumbi 10 na bingahe ukaragira inkwi n'ubu ugiye ntabwo wazibonamo. Wese mu gishanga barageramo? Ndabizi se mbaza nkubaza. Wari ushinzwe iki mwishyirahamwe? Ngewe nariko ntabure iryo shyirahamwe. Yego. Warangiza ugakusanya amafaranga ntujye kuriha ku murenge. Yishyuraga ku karere icyo gihe. Ubu za gitaso urazifite? Rwose ubuzi ntumye nagira nkazi. Jean Paul aza kugitwara warazimweretse? Jean Paul? Uvuze ko Gitifu witwa Jean Paul? Uvuze ko ari wagitwaye?
twebwe twaramuretse kubera ko nta muntu ushobora kugira ngo ahane n'ubuyobozi urabizi ushobora no kwijandika gutya ugasanga reka mwese wenda mbonereho no kubibutsa turi mu cyumweru cyahariwe imiyoborere myiza ubwo ndashaka kumva uruhare rwanyu wigenda ariko wararakaye uwamukwereka wamurabivu ushaka nasa inzoga kumve ko hari icyo bivugaho uruhare rwanyu nirwo nshaka kumva umwe hano arambwira ngo mwari mu ishyirahamwe ryitwa gutya undi irindi gahunda yo kwibumbira hamwe ubwo mwari muyirimo koko cyangwa mwakoraga mu kajagari twari dufite icyo gishanga twakivanyemo n'amakawa ibipimo tukajya dusoroma ikawa intuza icyo gishanga noneho twamara gusoroma ikawa tukajya kugisorera ariko twebwe twamaze gusora ari mu kwezi kwa kangahe kwa gatandatu dushatse guhinga ibijumba umugabo araza tuvana mu gishanga ababwira ko mugomba guhingamo ibiki bigori ariko se yatubwiye iki yaradusuzuguye gusa rero ntabwo agomba kudusuzugura nk'umuyobozi reka mwumve n'abandi nadibera uwo mugabo umbwira ukuntu umuntu umwe aza akirukana ishyirahamwe ry'abantu barenze 200 yegere juru utubwira amazina wahaguruka ni umuyobozi yari umuyobozi oya ntacyo reka tubwira amazina yawe njye nitwa Niyonzima Wirarisi aba ubundi nshinzwe umutekano mu mudugudu wa Nyamirambo ubwo rero ni ukuvuga ngo umushoramari yaraje ubwo bajya gutanga ibyo bishanga Jean Paul yari ahari na Uwita Kabaharire ubwo icyo gishanga hari n'ishyirahamwe rya koperative gihana imbibi naryo ryitwa Tunoze Ubuhinzi byo rifite ubuzima gatozi ubwo ni ukuvuga ngo icyo gishanga cyari cyahagana haruguru y'iyo koperative icyo gishanga rero ubwo uwo mushoramari bita Murara utuye iriya za Rwesero ni yaraje aragifata mu wundi murenge araza aragifata ubwo ngubwo amafaranga yasoraga ubuyobozi nibwo buri nayazi bwo hejuru nibwo bushobora kubabuza umubare w'amafaranga yasoraga ariko ni ukuvuga ngo abaturage barikusanyaga bagatanga umusoro bakawutangira kandi igihe ni ukuvuga ngo rero aho ngaho ukuntu umuraro uwo ngo yaje agahita ashyiramo inka agavanamo abo bantu iryo shyirahamwe urumva ko abaturage aho ngaho baharenganiye ese we nturi muri bo njyewe ndi muri koperative ibita Tunoze Ubuhinzi muracyarimo turacyarimo ntibabanyaze ese ibyo biba goronome wari uriho n'ubaracyariho ngo icyo gihe umuntu wari uriho yari goronome uwo bita Kabaharire yajyanye na Jean Paul ngo barabafunganye ubwo no kuvuga ngo rero abaturage bari bakoraga muri icyo gishanga babaye nk'abantu bahohoterwa ubwo no kuvuga ngo izo nka inka ebyiri zirimo ni bagezo banazivanamo n'ubutayu bwaho ngaho muri make abaturage barahowe no kuvuga ngo Murara yabarushije gusora neza ntabwo mwasoreraga ku gihe no kuvuga ngo Murara amafaranga yasuraga ni kimwe natwe abaturage ni kimwe n'abaturage basoraga ariko ikibazo nuko yarengejeho kandi hanini wenda nawe urumva ko nanyumva ubwo yabayeho nyene hari umugabo uri inyuma hari uvuga ngo ni igitugu cy'ubuyobozi nadi muhereze mikoro egera hano imbere egera imbere amazina yawe nitwa Tazana Fredi Alfred nakumva ikibazo nawe wacyumva ikibazo habaye igitugu cy'ubuyobozi abantu bamura uri umwe mu bagize ishyirahamwe ntabwo ndi mu ishyirahamwe ko ibintu byabaye muri umurenge wose ndabizi yego urumva mutuyemo ni ukuvuga ngo abayobozi n'umuntu wese kuvuga ku kibazo cy'ihane kirakivugaho cy'ubudehe ni ukuvuga ngo abayobozi ari Kabarire na Jean Paul baraje Jean Paul afata igishanga cya Rushinya ashyiramo inka aragikaba pe acyamura abaturage kandi abaturage bari bagifitemo uburenganzira kandi bakagisorera naho ngaho bavuga Nyamirambo bashyizemo abandi bashyizemo umugabo waturutse ku Rwesero Murara ni ukuvuga ngo
bagiye bacyambura ni ukuvuga ngo igitugu cy'ubuyobozi ariko uretse kuvuga igitugu cy'ubuyobozi akira mikoro vugira kuri mikoro ndakumva icyo gitugu cy'ubuyobozi nacyo gishobora kuba cyarasanze namwe mutabyina mudashinga mutabyina kuko nta buzima gatozi mwageraga. Reka nkubwire ahubwo keretse niba uvuga uti twagiye kubwaka ku murenge arabutwima. Reka nkubwire ndakumva umusobanurire rwose sibyo ndakumva rwose. ni ukuvuga ngo icyo gihe muri minsi ishize umuyobozi w'umurenge ayobora uyu murenge nta muntu ufite ijambo ngo niba ngo vuge ati wenda unyambuye gute ubu sibyo ko abayobozi nyuma ya simwe mwamutoye oya umuyobozi yatogwa n'abaturage wiki umuyobozi yatogwa n'abaturage keretse niba ahangaha atari ko bigenda ahandi niko mbi umuze ndabona ushesha akanguhe niko bimeze rwose n'ahangaha inandaga ikivutoro bashobora kumukura nk'ibyuma bakamuzana inangaha bakamukura nk'igicumbi bakamuzana inangaha ntabwo ikivutoro inangaha tubona baza n'uriya yaje ejo bundi ariko akorana na njyanama niko akorana na njyanama ye nta muntu uri muri njyanama hano perezida wa njyanama muramuzi uriya mugabo. reka mvuge ku kibazo cy'ubudehe ugumanye mikoro guma aho ngaho reka tubanze twumve perezida wa njyanama ngo bajya kubona bakabona ngo gitifu bituye hejuru niko bimeze. ubundi abaturage iyo badutoye nk'abajyanama natwe turagenda tugatora abandi bayobozi babahagarariye. hari uburyo rero inzego z'ubuyobozi zijyaho ntabwo abaturage nk'uko barimo kubivuga twe baradutoye nk'uko natwe tugenda mu zindi nzego zo hejuru tugatora meya w'akarere. murabizi ko abaturage mujya mutora meya w'akarere ariko noneho twebwe mu mwadutoye twaturutse mu midugudu tukazamuka mu kagari tukagera ku murenge noneho tukagenda tukabahagararira tugatora umuyobozi uzabafasha. oya nibyo muba muri intumwa zabo. nanjye nijijishaga ndabizi ko gitifu adatorwa ahubwo rero ahantu atuganishije ngo muba mwabatumye akaba ari bo bajya kubafatira ibyemezo byiza. ikibazo cy'igishanga kiri aha tugize n'amahirwe nizere ko wari ukiri muri njyanama. ibyo biba njye ntabwo nari nakagiye muri njyanama byabaye mbere njye nagiyemo muri 2011. iki kibazo turakibaza ndakigishanga unumva mwese ntawe ukizi nta muntu wari muri njyanama iki gishanga bagiye murara perezida w'inama njyanama ntabwo ari hano nta n'uwo muri umwungirije cyangwa n'undi wari urimo wabuze. abantu bari barimo bamfasha abaturage abantu mwatuye muri njyanama bari ngo rega yari ahari umwarimu nta wundi muntu uri muri njyanama ariko n'ubundi se ntimutuye inaha perezida wa njyanama ntuye inaha ngaha mutuye inaha icyo kibazo mwe mukizimo ikibazo kivuge nk'umuturage wenda ukimenyeho amakuru. nk'umuturage usanzwe ntuye inaha ngaha ariko n'inshuro nyinshi nakundaga kudakorera muri uno murenge ariko nkabimenya. buriya hari ukuntu abaturage bafite ibishanga ukuntu mbere babihingaga nuko leta yabishakaga ntabwo byabaga binoze neza noneho bigatuma leta yo ishaka kugira ngo ubutaka bwayo bwose ifite ibashe kububyaza umusaruro. wenda njye ntabwo namenya procedure byanyuzemo kugira ngo babyamburwe kuko n'ubundi nabo barahingaga bakanasora usibye ko ntazo amafaranga basoraga ariko barayatangaga nabo abo ba rwiyemezamirimo bandi baje kubakuramo. byo ntabwo nababwira ngo nzi ukuntu byagenze. n'abaturage bari kuvuga ngo reka urarengana ntabyo se. reka wenda twanzure kuri iki gishanga umuyobozi wanyu noneho muramubona nimumufitiye icyizere se cyane. reka rero abaho igisubizo cy'icyo agiye gukora kuri icyo gishanga uburyo agiye kugikurikirana. umunyamabanga nshingwabikorwa tutaraha umunyamabanga nshingwabikorwa ari umugabo bambwiye witwa Ngango. Ngango ngo arabizi Ngango ngo ibintu ngo bizi byose. Ngango kandi Ngango yarari ni ruhande rwanjye. Ngango Ngango Faustin
yego Faustin murakoze uratwihorera rwose twivuruguta mu bintu niko ngaho reka mbabwire yego ntabwo bakwitonda nyine mukangeraho ubu rero mungereho igihe yego murakoze uriya mugabo yaje kuvuga uyu nguyu witwa Berarisi yaje kuvuga tunoze ubuhinzi nanjye nyirimo nyibereye n'umubitsi ni ukuvuga ngo rero abo ku ruhande rwo haruguru bagize intege nke ndababwira ngo kugira ngo tube tuhafite aho ngaho muri tunoze ubuhinzi habaye urugamba ndetse n'ubwo mubona mpima ibiro bikeya uwo murara yarantiye yagiye ajya ku bandi agashaka buryo ki abegera ariko ngewe baravuga bati ntabwo uzamushobora kugeza ubu koko ntabwo byamushobokeye abantu turahafite turahakoresha wowe yakandagaho agasanga agasanga boroshye yarahatwaye uriya Gahutu Augustin aho avuga yahatwaye muri ubu n'ubwo buryo yegereye ubuyobozi bwari bw'iryo shyirahamwe arabwegera nyine arabusengera akanze kwa Faustin asanga mu rutare yasanze bikomeye soko yatinye ko nawe wari umuyobozi oya ntabwo nari umuyobozi bambwiye ngo wari mu nzego z'ubuyobozi icyo gihe ubuhe muhebwe bakubeshye ubwo se izo mbaraga uzikurahe izo mbaraga nzikura mu bwitonzi bwanjye no mu buhinzi nkora bukagaragarira bose ese ubwo kuki utagiriye n'abandi inama kugira ngo naza gukandaho twari kumwe abegera bahaye amafaranga barabyemera reka mbabwire uzanyemo ikintu urabyumva bamwe ba ruguru mwariye ruswa mutanga igishanga reka bisobanure baraje barambwira ngo igishanga bagitanze ndavuga ntimwagitanze buryo ki ko natwe twasoze batufite gitansi tugusubiza amafaranga ntabwo mfata icyemezo cya koperative njyenyine yego mba ndabashobeye wanga ko bayagusubiza wanga ko bayansubiza bariya bakibatse kuko babasubije amafaranga babasubije amafaranga sinzi uburyo urabavuga bw'iki reko ngwino hano ino nyomoze Faustin niba ibyo avuga ari byo igishanga warakigurishije kugeza n'ubu ayo mafaranga yaguzwe icyo gishanga abandi b'ishyirahamwe ntibayazi na perezida waryo nubwo yari ari mu mudugudu mu murenge wa Rwamiko yari perezida wacu yaba yarakigurishije uburyo natwe yatubwiye ko abayobozi baje bakakimukuramo bakamwambura uburenganzira bwose bakamurusha itege bakagitwara ntabwo ayo mafaranga twigeze tuyabona bivuze Faustin arimo arabeshya sinzi uburyo ayo mafaranga twari benshi hari umuhungu witwaga Amaseni hano Seni niwe wayakiriye twari kumwe twari turimo hamwe ayo mafaranga ntayazi ariko iki kibazo kibaza imyaka ingana iki kibazo irimo kurenga 5 aha ese mwaretse tukagiha umunyamabanga nshingwabikorwa ibyo byiza reka tugihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge mwanambwiye ko mwamwishimiye ubwo nimwumve igisubizo agiye kubaha murakoze iki kibazo nicyo muri 2007 2008 ndakeka hamaze gushira imyaka igera kuri 6-7 bivuze ngo hari uruhare ubuyobozi bwagizemo hari uruhare abaturage bagizemo hari n'uburyo ibyo bishango biri kubyazwa umusaruro byose tuzabihuza dukuremo igisubizo kuko hari icyo abaturage bavuga hari icyo n'ubuyobozi bwabikoze ibyo ari byo byose hari aho twabisanga numva ko iki kibazo mu gihe gito cyane turaza kugiha umurongo kandi gikemuke ntabwo cyananirana cyane ko hagati y'umunyamabanga nshingwabikorwa Jean Paul ubwo yari ahangaha kugeza uyu munsi nkeka ko ndi uwa gatatu uje asimbura Jean Paul muri bagenzi banjye twasimburanye ntabwo iki kibazo cyari cyaragaragaye ahubwo gishobora kuba cyaragaragaye kikabananira wasanga ari we Messi ubwo turaza kureba ariko nkurikije ubukana babivugana birumvikana ko hari bakandagaho bikabananira iki kibazo cyaravugwaga noneho twakibwira umugoro n'uwo mujemo akatubwira ngo nitugende ngo azadusubize ngo reka ngo murara ngo ni umuyobozi ngo njyewe ntabwo namuhanga kuko numva njyewe nkanjye nari gukora iki abayobozi barababwiraga bati ntitwahangara mugenzi ngo ntitwahangara murara ni umuyobozi ngo ni meya itifu rero Olivier mugirire icyizere icyo turagikemura rwose ariko wa mugani turi mu kwezi kwahariwe imiyoborere
ni ukwiganira n'umunyamabanga nshingwabikorwa. Ubundi ikibazo kimara imyaka 5 gite umuyobozi azakandaho murabitekereza he? Ndakeka ko iki kibazo kitigeze kigaragara wenda ngo kinahabwe n'uburemere bwacyo. Abaturage mukivugiye muri iki kiganiro cya Pax Press. Arahandi mweze mukivugira. Bamwe bati nta handi, abandi ngo harahari. Hano hari ababyeyi bari kumbwira ngo barakinyongaga rero. Ubwo umunyamabanga nshingwabikorwa reka abasubize tunakiveho tujye ku bindi. Nizere ko batazakinyonga. Iki kibazo numva nasaba abaturage ko turaza kukireba ducukumbure hanyuma tumenye ukuri kwabyo. Ntabwo twavuga ngo barakinyongaga. Kuva icyo gihe hari aho tugira ukwezi kw'imiyoborere, abayobozi basuye uyu murenge na n'uyu munsi baracyabasura kandi bazanabasura. Numva ko iki kibazo ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane ko igishanga kigira amabwiriza n'amategeko abigenga. Dusanze hari urimo akaba yarakibonye mu buryo butemewe n'amategeko twabikosora. Giti abari inyuma yanjye bari kumbwira ngo baherandevu ngo bazaze ku murenge mu kiganiro. Ubwo ndaza guhamagara komite z'amakoperative yakoreraga muri ibyo bishanga ku buryo mu cyumweru gitaha tuzicarana tukareba hanyuma tugakuramo amakuru ahagije tukanagerayo kuri icyo gishanga tukareba. Icyo gisubizo si cyiza ko mutamuha amashyi. Ku biro by'umurenge ni muhazi. Ubwo rero ku biro by'umurenge gitifu natabatumira muzahamagare kuri ya mirongo ariko ya maradiyo tujya tubabwira. Tubwiye buti ya randevu yabaye randevu. Yigeze atubwira. Reka dukomereze ku bindi rero twahereye ku bikomeye, reka twigire mu bijyanye n'amafaranga. Mwambwiye ko mweza muri abahinzi borozi ariko naje nshaka kwigurira igitoki murabonyegura. Umusaruro wanyu wo kwirira gusa ntago musagurira amasoko. Bakiye murakoze. Inaha ngaha ntabwo dushonje, turafite kuko bisa naho ntabwo navuze ko musonje, nababwiye ko niho nkomereza kusagurira amasoko. Bisa naho Imana yirirwa ahandi karari wacu. Rero intoki turazifite, amatungo turayafite, amagufi n'amaremare, cyane ko harimo nyakubahwa perezida wa repubulika yatungishije abantu badatunze. Rero harimo iterambere ririmo kugenda rizamuka ryihuta cyane. Rero njya nitegereza hano dufite isoko ahangaha ribera hano kuwa mbere. Ahangaha hari imodoka mperutse kuza hano mpabona imodoka ebyiri kandi imwe ibirayi n'ibitoki, ibijumba, amadegede, imyumbati, ibintu byinshi cyane. Imodoka ebyiri zonyine. Ahangaha nizo zonyine ziba zaje hano, izo mu byaro zo izindi zikatira. Gusa rero hano tugiye dufite imihanda myiza, hari umuhanda munini, hari umuhanda w'amajyambere, imihanda irimo kugenda iza cyane yihuta cyane. Rero umva ariko mureke twumvikane anasitabiyo niyo mikoro nivuga neza. Mureke twumvikane, uyu mugabo ko mumukwena si umuturage wanyu. Okay, anasita arabeshya. Reka tuvuge umwe. Witwa nde mama? Ku cyerekeranye n'umuhanda pe nta muhanda tugira. Nk'ubu iyo dushaka kujya nk'Irutare tuva inanga n'amaguru tukagera Rutare twarushye kubera ko nta muhanda tugira. Hari mwahaciye mwahabonye. Ibaze nk'umuntu w'umubyeyi nkanjye uhetse umwana cyangwa utwite nkagira Rutare n'amaguru kandi akagombye kuba natera. Izo dahiyatse ebyiri isavuga zaciye. Nizo zashakishiriza imibereho. Ku muhanda ko nawuciyemo nanjye ariko ko nabonye nta kibazo. Njye nitwa Barimenshi Jean Damascene. Yego Damascene. Kuri ko imihanda ntayo. Nk'ubu nzi yuko ni mu mihigo y'umurenge wagize no kuhiga umuhanda umanuka Birini ngo ufate n'Abitsibo ariko umuhanda ntukorwa. Na VUP ikora muri uyu murenge ariko ntukora. Ese kandi ntiwabasha gupangurwa n'ingufu z'abaturage gusa. Abagabo rero nta mihanda ihaba biba birazira. Damascene. Yego. Iki kiganiro turi gukora cyitwa urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Ubwiye ari urubuga nyine harimo n'uruhare no gusasa inzoga. Uragira uti
imihigo yahizwe n'umurenge si umurenge wanyu si yanyu se se mwayavuyemo gusa turemerera umuyobozi uriho niba azayihigura ntabwo mbi oya subiza iyo mihigo umurenge wahize uri kwitirira umurenge ntiyahereye hasi cyangwa ntimujya muhiga yahereye hasi ariko se bundi burya ujya kurisha ihera ku rugo burya mu ntoki kandi inka zitukwamo nkuru none umuhanda ngo ni mubi nta mihanda iri hari muri giti rwose utuye mu muhe mudugudu wa Rugarama ikibazo cy'umuhanda mwagishyize mu mihigo yanyu mu mudugudu birimo ariko ntibikorwa birahigwa ariko ntibikorwa mwebwe se hari simwe mwabihize se namwe muzabihigura zitukwamo nkuru se bigende bite ubwo wabihariye umukuru w'umudugudu birareba n'umurenge umuhanda wagizwe n'umurenge ndibuka ko n'abasirikare bigeze kuza kuwupangura ariko nyuma yabwo byagendeye ubwo rero mwumvise neza uragira uti tureza ariko ibintu bikaborera mu ngo zacu iyo wabugwa igitoki rero kwikora igitoki kibura 30 wagikura birindi ukakigeza naho ukikoreye ugishatse ntiwakibona birindi ni nko mu birometero bingaho uvuye aha ujyayo byarenga byagera wenda nko kuri 12 we ni ukujyayo mu gitondo ukagaruka nimugoroba wagerayo kubera kuzamuka ngazamuka ashize imyaka ingaho umurenge uhigiye gukora uyu muhanda ntekereza wahizwe n'uwo mugabo wita Jean Paul niwe wazanye n'abasirikare baza kuwupangura ariko uwo mugabo mwajya muvuga muti gitifu wacu yitwaga Shingana Jean Paul yahoze ari gitifu wanyu wabyumva kuri radiyo yagira ngo ni umugabo wajya kuza agategeka hano atari uwanyu reka twumve na mugenzi wawe nitwa Bagirubwira Deo Garatias ikibazo cy'umuhanda koko kirahari ikibazo cy'umuhanda hari imihanda yahanzwe ku bwa Jean Paul uhuza Giti na Mwendo warakozwe ariko Mwendo nayo atari hagati mu ryinyo ikibazo uyu mugabo yavuga hano umuhanda umanuka hano umanukira mu isantere wambuka Bukure wagombaga gukorwa icyo gihe umuyobozi wari wa Jean Paul yahamagaraga we n'abasirikare bakaza mu muganda bakadufasha n'abaturage tugakora n'ubundi nta mashini yajemo ahubwo uko inzego zagiye zisimburana uriya muyobozi uri wa gitifu umurenge wa gatatu izindi zamubanjirije Jean Paul avuyeho nta kintu zabikozeho oya imihanda imeze ubu tuvugana imihanda usanzwe yo yarasenyutse ikintu wenda twasaba umuyobozi mushyashya nuko hari icyo yabikoraho akayisana aho yasenyutse ariko hababaje cyane ni mu murenge wa Rutare niho hateye ikibazo cyane ariko ikibazo cy'imihanda kirumvikana ntangira nababwiye ko uyu murenge utuwe n'abaturage 15,000 mwese iyo mihanda ntibareba iyo idakora ntimuhangayika none se mwagerageje byibuze no gukoraho ingufu zanyu zigira aho zigarukira hari umusore ushaka kuguha igisubizo wenda umurenge uze kubatabara nyuma ariko hari aho mwageze murakoze izina yanjye banyita bavugiye Eugene bityo kuko mwatangiye mubivuga rero umurenge wa Giti hano turabahinzi koko kandi turahinga n'ibyo duhinze bikera tukabihingira igihe ndetse tugashyiramo n'amafumbire yarayinka tuyita imborera ndetse n'umurenge wacu gerageza kutuzanira amavaruganda nayo tukayahingisha ukabona turejeje koko bityo nk'uko mwavugaga rero mu murenge wa Giti nta modoka zihagenda bitewe n'icyo kibazo dufite cy'umuhanda uri hago hano Matyazo kugira ngo imodoka zize zifate ibintu hano zizamuke zipagiye birazivuna cyane bigatuma bataboneka kuhagera bityo bigatuma ibyo duhinze rero bitagira agaciro kugira ngo binagurwe kandi ubona ibintu duhinga kimwe muri Rwanda rwacu tubona ko ari ibintu bikenerwa mu masoko atandukanye bityo rero nge nkaba numva ko yenda nk'abaturage b'umurenge wa Giti natwe ubwacu ndetse n'ubuyobozi dufite ubu ngubu dufatikanyije tukareba uburyo ki yenda umuhanda natwe twagira uruhare rwo kugira ngo ukorwe n'abayobozi bacu bakadufasha byaba ngombwa imbaraga zacu babona zidahagije bakadusabira n'inkunga ahandi cyangwa se no mu rwego rw'akarere byadufasha ariko hagati aho ngaho byo dufite ikibazo mu murenge wa Giti hari akantu keza wari uvuze uti nkatwe nk'abaturage turi gutekereza uburyo umuhanda wakorwa bagenzi bawe muganiriye mutekereza gute murumva uruhare rwanyu ari uruhe mushaka gutanga uri kuvuga murakoze urebye mu biganiro n'amagambo nk'ayo ntabwo aba ari ibintu bifatika ngo bibe n'ibintu twatanga nk'ibitekerezo mu buyobozi kugira ngo nabwo bugire icyo dufasha dore ko yenda nabwo buba bubireba ariko ikigaragara cyo ni uko umuhanda ubabaje natwe ubwacu ubuyobozi bwakicaye bikareba ikintu bwatekereza
bukagira n'inkunga natwe budusaba nk'abaturage kugira ngo umuhanda ukorwe. Elias, hano hari abaturage bavuga ko mbere batangaga n'umuganda none ubu babujijwe n'iki? Murakoze, nitwa Muhire Pascal. Ikibazo cy'uriya muhanda uhuza Giti na Rutare gihangayikishije abantu urebye, kuko urabona nta tagisi ntishobora kuza gufata nk'abagenzi hano kuri aka gasantere k'Ibanda. Urabona i Rutare haba isoko ku wa gatandatu no ku wa gatatu, twakabaye nk'amatagisi aza agafata abaturage bashaka kurema isoko n'ibintu byabo akabagezayo, ariko kubera ikibazo cy'umuhanda gihari ntago zibasha kuba zamanuka ngo zigere hano. Ushobora kuba uriyo bukwiriye ukabafata nk'umunyonzi bitewe n'amikoro ufite mu mufuka, akaba yakumanura akakugeza muri aka gasantere bukwiriyeho, ariko nabwo igare ntirishobora kuhamanuka. Ngira ngo namwe mwaba mwahamanutse mukawibonera. Ese uko kuva i Rutare uri nko kuri moto bagucanga n'amafaranga 1500 kugenda. None wenda ndabibaza umunyamabanga nshingwabikorwa uyu murenge nahoze nsoma ko ari umwe mu murenge urimo VUP. Nteze ko iyo VUP idakora imihanda. Nyine nge mbona nkatwe abaturage turabagenerwa bikorwa, urabibona bibayeho habayeho gahunda yo gupanga n'umuganda n'ubundi mbere byigeze bijya bibaho gake gake, abaturage barazamukaga igice kimwe, abanyarutare bakamanuka n'abanyagiti bagahuriramo bakagerageza kuwukora, ariko aho byahagarariye nibwo ubona ko umuhanda urushaho kugenda wangirika. Hari undi ushaka kugira icyo avugaho Nade, ariko abavuga muganishe no ku uruhare rwanyu kugira ngo umuhanda ukorwe. Nitwa Nsanzabandi Staratoni, ntuye mu mudugudu wa Nyamirambo hariya bavuga Birindi. Dufite ikibazo rero cy'umuhanda uva i Rutare ukaza Birindi, cyane ko hari n'ikigo cy'amashuri. Ubona twe nubwo hano nta miriro irazamo, twebwe nta n'amapoto ahari. Ubona ko umuhanda kugira ngo ukure nk'imyaka wijyana i Rutare ku isoko ni ikibazo. Usanga ahubwo nk'imyaka dufite abantu bafite nk'amagare cyangwa se abisumye baza gufata ibintu kuri makeya iwacu, kuko twabuze uburyo bw'umuhanda twazamura ibintu kugira ngo natwe tugere aho amafaranga ari atubutse. Uruhare rwacu rero twaragerageje, hari igihe batubwiraga gukora imiganda tukaza tugakora, ariko ingufu zacu ukabona ko zikenewe kugira ngo badutere inkunga, baduhe ramforo kugira ngo umuhanda ubashe kugenda neza. Ubuyobozi rero bubudufashijemo, natwe tukagera ku iterambere, tukabona amamodoka akaza, ibiraro bigakorwa, natwe tukajya tugira Rutare nta kibazo. Natwe byadufasha tukaba abanyarwanda nk'abandi, imyaka yacu ikajya igera mu masoko nta kibazo. Murakoze. Arakoze cyane. Nibutsa abadukurikiye ko turi mu kiganiro urubuga rw'abaturage n'abayobozi. Ni ikiganiro mugezwaho na Pax Press, umuryango w'abanyamakuru baharanira amahoro. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Giti, abaturage ikibazo cy'umuhanda wabyumvise areza, ariko bagasigarana ikibazo cyo kugeza umusaruro basigaje ku masoko baturanye. Ubwo wabyumvise wagira icyo bibabwiraho. Murakoze. Ku kibazo cy'imihanda, hari imihanda minini ishobora gufasha abaturage kugemura umusaruro wabo. Gahunda dufite mu bushobozi dufite dusangiye n'abaturage nuko mu mwaka, mu ngengo y'imari umwaka utaha, turimo turasaba ko imihanda twazayifashwamo na VUP, aho uyu mwaka bari bamaze gukora amaterasi y'indinganire mu rwego rwo kongera uwo musaruro. Ubu umwaka utaha twateganyaga ko twazakoresha VUP mu ngufu dufite, hanyuma tugakora iyo mihanda, tukabona uko umurenge waba nyabagendwa, kuko imodoka ziza usanga zihura n'umuhanda utameze neza. Twumva ko rero VUP zabidufashamo, ndetse n'ubundi bushobozi bwageraho buturuka bukaza bwunganira na VUP, umuhanda ukamera neza kandi umusaruro w'abaturage ukagera ku isoko bitawugoye. Arabyumvise ko ubutaha utazongera kugira ikibazo cy'amasoko. Muramwizeye? Ariko ko mbona mwaraka
nta kumwenyura ntaki niko yewe rero ibi bintu birimo kubyumva birangora murambwira ku ruhande rumwe ngo mufite amafaranga nahindukira nkabona abantu bazinze umunyi ubundi umuntu ufite amafaranga barangwa no kumwenyura amafaranga arahari dore arabivuga yitaye niko ndabara ni Jean d'Amour twebwe muri uyu murenge nubwo uri kubona urutoki turi n'abahinzi b'ikawa ariko byaba byiza bagiye baduhera amafumbire ku gihe kandi akagera no ku muturage wo hasi kuko hariho nk'abantu bamwe na bamwe ujya wumva babafatiye hakurya za mazi bari kurenza amafumbire kandi twarayagenewe ntitugire ikintu tubona nk'ubu ngubu nge mfite ibiti 200 by'ikawa urabona nk'iyi shati nambaye gura amafaranga 4,000 ariko nge ibiti 200 mfite sindabona n'ibiro 5 by'ifumbire uzi ishati gusa jya ukwegereye n'iyo pantaro se yo kugira ngo iroroshye n'iyi pantaro irayenda igura amafaranga 5,000 sukurese mutubwirire perezida wa repubulika ati abayobozi badashoboye nibakareke niko ariko ngo niko ubu ntubumbeye uragira uti mfite ishati ihenze kandi biragana urukweto nuko nk'ubu urebye uhagaze 20,000 ubu tuvugana ngo abayobozi ntibashoboye bateze kandi aribo bagufasha kugera ku iterambere nakabaye mfite ibiti 200 by'ikawa nkaba ntari nabona n'ikiro 2 cy'ifumbire kandi turasarura ikawa dufite uruganda hari hasi Kagogo ruri gutunganya ikawa turagemura ikawa nk'abantu bari gushingwa kuzakira bakubwira nk'ikiro wenda maze kugezeho muri ibyo biti 200 bakubwira ko hari n'ikiro 2 cy'ifumbire bari bama kandi badukata ayo mafaranga y'ifumbire ese mushaka y'ubuntu ifumbire ubundi badukata uko turi kugenda tugemura bagakuraho amafaranga ifumbire iba yaratsindiwe n'uhagarariye uruganda yitwa Nkubiri noneho we ifumbire akaza akayiha abahinzi ba kawa ifumbire yagera mu bayobozi tumenya ahantu yagiye ntabwo uri kunsobanurira neza uragira uti araza akayiha abaturage baba yayihaye abaturage se abayobozi bayisubira n'abati ifumbire ica ku murenge ikaza igahabwa abayobozi b'imidugudu abayobozi b'imidugudu akaba aribo bagenda bayinyanyagiza mu baturage ubwo naho ngaho irengera bamwe muzumba se abo bayobozi b'imidugudu nyine wowe ntutuye mu mudugudu nanjye ntuyemo ubushize ejo bundi baduhaye imifuka 15 y'ikawa ariko se nka goronome yakubwira ko twagabanya imifuka ingahe nk'abaturage bari babahaye imifuka 15 mu mudugudu wanyu wabisika uza kumenya ko nta n'imifuka 7 twagabanye ntihagira umuntu wakubwira ngo twawe ariko bisobanura neza 15 ku mudugudu hageze ingana ahageze imifuka 15 ikibazo cye twagabanye ingahe kandi mwaragabaniye ku mudugudu nta fumbire baduha rubanda rugufi umukuru w'umudugudu yarayigumanye wenda yayihaye n'abandi banashaka nawe wumva babafata bose bakabafunga kubera ayo mafumbire baba bayakuye he Nadi uwo muri kumwe nawe niko bimeze Nadine uwo muri kumwe nawe ni ifumbire ntimugeraho mukecuru nitwa Muganye nkamerane ya yego iby'ifumbire byo ntituyibone kandi batwanditse najya no kuyifata abo bayinyuzize simpabona mudugudu arayikubira munyamudugudu nuba ari uyitanga nuba abandi bayobozi bamuhagarariye baravuga ngo tuzajya kuyifata ntituyibone ntayo dusira mu ikawa eso iheruka kuza rya ifumbire nuhambira barayifashe baravuga ngo tuzajya kuyifata ntayo nabonye ntayo bampa ubiri kwande ntago mpazi ubwiri ku murenge rero yitwa Ndengewe n'Imana Felicien yanakomeje numva ibiganiro turimo dukora nkavuga nti n'imvura iragwa ikagera hisigasa ukora iki ubusanzwe rwose ndahinga ndatanga n'ingero zifatika hano bari kuvuga ngo wewe nturi umuhinzi oya ntabwo nge nasereza ubuyobozi ibyo bwakoze bibi babivuga ariko ni byiza tubivuge iyo fumbire rero uburyo twayifataga hari uwitwa wiyamamaza buhinzi yadukoreraga raporo akavuga ati wenda kurikije ibigori ufite uzatwara ibiri n'ibi tukamusanga ku murenge kabatira itsinda mu turi imifuka iyi nuko ndabaho urugero hari abantu bumvikaga ngo bari butanga ifumbire nta kigori yigeze ahinga akagenda twari dufite umugoronome bita Bizimungu we yabasangaga kuri teri
aza gusanga hari ababivuze nta bigori bafite yarebe tuje uvumbira arayibima arayibitse rwose ibyangombwa bifatika wumva mubesha abagabo reba hano karegerayo ubwo wenda baba ngabo oya abagabo ntabwo ari mu kagari kacu wabose uvuze bajya ku biro by'umurenge ari kwifumbire yahageze niba abari hano bajyaga baza nyine bajya kubeshya nko mu midugudu yacu uwiyamamaza winze akavuga ati nta bigori ufite ntabatahura mu kayira wifata ifumbire y'ibigori kandi ntabyo noneho akamwegera ati muyobozi kureba bandenganye ati mbwira noneho nzaze ndebe ibyo bigori ufite hanyuma mwifumbire ni ukuvuga ngo nta kibazo cy'ifumbire kiri aha ngaha hari ijambo yababwiye ryiza cyane oya reka kuvuga kera ubu ngubu ubu ngubu ivuha rwose ubu nta kibazo cy'ifumbire nabaho urugero umuyobozi w'umurenge arababwira reka twumve ifumbire nyiha imyaka ntabwo nyiha abantu urakoze cyane reka ijambo yababwiye urakoze cyane reka twumve uriya mugabo nitwa Kizimana Celestine uremeranya n'uyu mugabo umaze kuvuga ntabwo twemeranya kubera iki uburyo turi bwemeranyemo tutemeranyemo ni uko bafata ifumbire igeneye ikawa bakayivanga n'ifumbire igeneye indi myaka ni ukuvuga ngo nibura kuri site habanje gutanga ifumbire babaka amafaranga akoreshwa voca bakanga kuyatanga n'uyafashe ntayishyure kuvuga ngo kuri site bateguye bakategura bakatunganya iyo fumbire barayibonye abantu bari mu mafumbire nta site bigeze bagira nta nayo uretse kugira ngo bagire ubundi buryo bayirenzamo rero icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga ngo nta fumbire inshuro nyinshi ifumbire y'ikawa igera n'ikawa none kuvuga ngo baravuga bati dutanga ifumbire tuyoboye aje kwibarura ry'amakawa ariko ubwo nturi kwivugira kuko uri umwe mu batanga ifumbire tego gereza mikoro ku munwa njyewe wabaze bose ko ntayo bahaye neza rwose akira muze ngwino hano hari umusaza ngo wayibye muze egera hano ngo yaguhaye ifumbire mbwira agoronome n'ikawa yanjye iheruka ifumbire iheruka umuti w'ikawa mu myaka 8 kugeza na n'ubu ntuzadushika sinabimubwiye narayibonye ninjye ubwira se ni wowe babwira si wowe yitanga hari n'uzari kaya ririho yo kuvuga ngo umuntu agomba gutanga amafaranga 4,000 warayabuze icyo gihe nakorera koperative barayikwimye bo weho tuvugane neza ntidutongana gusa ibyo ari byo byose umuti w'amakawa uraza ukayiherera iwawe sinkibona umuti ifumbire yazo rwose ni ukuri kuva imyaka 8 ndangije kuba nanjye nabaye agoronome kuva icyo gihe kugeza none ikawa yanjye nta n'ikizi rwose agira ati ifumbire yiherera iwawe umuti w'ikawa wiherera iwawe reka numve ko hari undi ubyumva kimwe nawe kugira ngo baba batakubeshya murakoze ngo ifumbire ihera kuri uriya mugabo oya amazina yanjye nitwa Baniraguha Ildefonsi uriya mugabo nk'uko yababwira yigeze kuba niwe agoronome w'umurenge akajya yagize no kuza kubarura amakawa ndumva ibiti bimwe na bimwe abifite noneho wajya ku murenge ukamubwira ibiti byawe akareba niba bihuje n'ibyo uvuze akaguha ifumbire urumva hashize imyaka ngira ngo nk'itatu atabikoramo ibyo ariko kuva icyo gihe ndumva nta n'indi fumbire ngira ngo n'ifumbire no gutera mu ikawa zanjye nibe mperuka icyo gihe ndumva hashize imyaka nk'itatu ni nabwo mperuka gutera umuti w'ikawa none umuti w'ikawa tukibona ubu siherera he ntabwo mbizi nk'ubu bampaye ibiro 4 kandi mfite ibiti maje kugeza ku biti 2,000 bampaye ibiro 4 ndagira ngo dutandukanye ibintu ifumbire iraza ariko mugahabwa nkeya wowe ukuntu byagenze twebwe mu mudugudu wacu ntawe nyishinja twagiye kuyifata ku agoronome yatubwiye ko tuzafata ifumbire ku murenge tutwaje liste z'amatsinda yacu ni ukuvuga ngo tugera ku muhinzi w'ikawa tukiteranya abahinzi twegera dufite ubutaka bw'ikawa bwegeranye noneho tugatanga raporo n'amarangamuntu yacu iyo tugezeyo rero baduyo twishakiye sinzi ubwo twagezeyo baduha imifuka 3 kandi n'urumva nayo imifuka 3 ngewe ubwanye nanayitera nkayirangiza murakoze cyane ndabona n'ikirere kigenda gihinduka ni nako kandi tugana ku musozo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ikibazo kiri mu ifumbire wacyumvise
aba baturage gira icyo babwira kugira ngo batahe bizera ko ubutaha bazajya bayibona igizajya bageraho. Murakoze. Ifumbire itangwa hakurikijwe ikawa umuntu aba afite. Ikindi, iyo kawa impamvu hatangwa umuti hagatangwa ifumbire aba ari ukugira ngo dukuremo umusaruro ufatika, bityo wa muturage agira aho ava agira aho agera. Uyu munsi wa none niba hari uwabuze ikawa, hari uwabuze ifumbire, ntabwo yaravuze ngo bamuha ibiro bikeya, bitangwa hakurikijwe umubare w'ibiti by'ikawa afite, kuko ntabwo umuntu apfa gutera, umuntu atera ku rugero, kuko abagoronome babanza kubisobanura. Uyu munsi wa none rero numva ko ifumbire yije barayihabwa, igahabwa abahinzi ba kawa, cyane ko n'uyu munsi ubu ngubu barimo gusarura. Bisaba ni saison runaka bazaniraho ifumbire, ntabwo ari buri munsi bafumbira. Abagoronome barabizi neza, n'abahinzi bo ubwabo barabizi neza. Iyo igihe cy'ifumbire kigeze, tureba ifumbire izakoreshwa mu ikawa ingana ite, ifumbire duhawe akaba ariyo duha abahinzi, kandi bakayitera tubari hafi, kuko harimo n'abacikwa bakayigurisha ntibayitere. Rimwe na rimwe ugasanga turakurikirana kugira ngo iyo fumbire itajya gutera ahandi hatari hano. Kuvuga ngo ikibazo kiri mu mikoranire y'abaturage hagati ubwabo, naho ubundi ifumbire iba yaje. Gitifu asoza iki kiganiro kuri iyi ngingo, hari amakuru dufite yatanzwe na NAEB ko nta muntu bazongera guha imiti y'ikawa umwe cyangwa umuhinzi ku muhinzi, ahubwo ko bagiye kujya bayitangira rimwe, kuko bigaragara ko barayikoresha ikindi cyangwa bakayigurisha ntibayikoresha icyari cyagera. Sinzi niba ayo makuru muyafite Gitifu, mukomeze musubize na bya bibazo. Murakoze. Ayo makuru kubera ko ubu turi gusarura kawa, ubwo wenda zatugeraho nidutangira gutera umuti mu minsi iri imbere, ariko n'ubundi ikigaragara ni uko umuti wo bisaba kwigengesera, kuko ni umuti udakoreshwa mu bindi, ukoreshwa mu ikawa gusa. Harimo rero abashobora kuwukoresha ibindi bitari na byiza ukaba wakwangiza. Ikindi nuko ikijyanye n'ifumbire, nagira ngo mbisobanure neza ko ifumbire duhabwa ijyana n'ibiti by'ikawa dufite, kuko ifumbire ntabwo ari ukugenda ngo unyanyagizemo, bisaba ibipimo, kandi abagoronome babanza kubisobanura neza, kugira ngo utazashyiraho ifumbire nyinshi cyangwa ugashyiraho ifumbire nkeya ntubone umusaruro, kuko niyo ushyizeho ifumbire nyinshi n'umusaruro ntawubona, ahubwo uba wangije. Bisaba ngo ifumbire tuyishyireho ku rugero. Rero ifumbire iyije, hari abagoronome b'utugari turabifashisha, bakadufasha kugera kuri ya makawa, tukagenda dushyiraho ifumbire. Arakoze cyane umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Giti. Ndabona akavura gatangiye kugwa, aya mashanyarazi tugenda tugana no ku musozo, uno nabonye abaca hejuru, nabuze ntitwatwagira hezo hariya ndacana sinabona amashanyarazi. Aya mashanyarazi agarukira barahagera, kandi mbona ari mu nzu zanyu. Byagenze bite? Nta muntu uzi iby'aya mashanyarazi? Aya mashanyarazi byagenze bite? Amashanyarazi rwose turayacana, nimugoroba izuba rirava muzazamuka iwanyu mu Gihutare. Uyu mugabo atuye hano, ndababwira impamvu rwose. Ureka twumvikane, uyu mugabo ko avuga mukamukwena, inaha ntabwo arahagera kubera ntabwo barasubukura umushinga. Reka nk'uyu musaza turacana aho uwo mugabo ntacyo avuga. Uriya ibyo avuga ngo amashanyarazi turayafite nayo dufite. Ikindi kibazo kitubabaje ni kimwe, nuko nk'abana bacu aribo bakateye imbere, amazi yarahondora tumaze, inzoka ziratubaza. Ubwo bamwumvisha igikombe, aho bayarebye ngo natwe bagira amazi meza, uriya akavuga amashanyarazi. Uriya mugabo ibyo avuga azi ibyo avuga. None se amashanyarazi muze
nati muhe mikoro aya mashanyarazi dore munsi yacu arahari aya mashanyarazi arimo kutuzira ntituratangira gucana ariko ni ukuvuga ngo niba biri no hafi ntabwo turacana ubwo ni murishyura rero cyangwa se twishyura twabona uwo muriro birasa ko bazatugurisha rero twacanye twacanye nimubanza kwishyura se nimubanza kwishyura mukabona kuyahabwa understand twagira Yezu sitare France nge ndavuga ku kibazo cy'ayo mazi ya Ruhondo twari dufite amazi umugezi wacu wari ufite amatiyo 3 uva neza haza umugabo witwa Buramba n'uwitwa Niyomukiza baraza ngo bagiye gufata amazi ngo bayajyana ahantu umugezi wacu baraza barawica barayayobeje naho bayajyanaga ntibayajyanyeyo birangije ubu dukandagiramo tuvomesha igikoma abo hari ryari hashize nk'imyaka 4 tuvoma gutyo twabibwiye n'ubuyobozi bwariho icyo gihe na meya ubwe yigiriyeyo ariko muhageze mukabona amazi tunywa hepfanga byabatera ikibazo reka twumve na mugenzi wawe ngo muheruka amazi ryari ngo muri 19 amazi tuyaheruka kera rwose uretse yuko muri iki gihe byabaye agahoma munwa ugasanga na ka gatega kariho baragashenye nta mazi dufite ese umuntu uvoma he tuvoma Ruhondo ariko ni ikidendezi muze ndabona ukuze uheruka kuvoma amazi meza ryari hano mu murenge wa Giti mbese urebye haba hashize nk'imyaka 5-6 reka twumve n'uyu musaza murakoze kuri ibyo by'amashanyarazi yego njyewe numvaga nari mfite icyifuzo aya mashanyarazi ubona aragenda ariko ntitugire umukozi biramutse bipfuye uwo wakwiyambaza njyewe numvaga rero nabatuma nibura hakaba habaho umuntu yakwiyambaza igihe bipfuye nk'ubu nk'ibyambiye inkuba yarabikubiza ariko ubu nabuze uwo niyambaza uri mu kahe kagari muze ndi muri Matyazo muri afite amashanyarazi hanyuma rero babuneza mbujije kuvuga kandi ari bazina wanjye arambwiye ngo ne kuvuga ku by'ibigori ku by'ukuri muze ibigori se ntitwabivuze ariko se iyo ubona umuntu abuzwa guhinga amasaka ikigori kikaba kigeze ku 100 ingemeri y'amasaka ari 600 ahubwo shime ko demokarasi yari itagiye kugera muri Giti namureka muzagaruke urakoze cyane muze reka tugane ku musozo cyane mbashimire cyane kuba twari kumwe muri iki kiganiro umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge udusoreza n'ikiganiro ugire n'icyo ubwira abaturage amazi amashanyarazi bigeze hehe bibageraho murakoze icya mbere twakora ni uko twabanza gushima tugashimira leta y'ubumwe yaduhaye amashanyarazi uyu munsi wa none tukaba tubona amashanyarazi agiye kutugeraho nk'uko babivugaga koko amashanyarazi yaraje ariko aha turi uyu munsi ntabwo yari yahagera kubera insinga zitaraboneka ariko baduhaye igihe kitarenze ukwezi n'igice twareba n'imirimo bari gukora tugasanga kuko bizahura aka gace tukaba twacanye ukwezi n'igice murumva ko mwamucanye amazi noneho rero ikijyanye n'amazi nabyo ni umushinga twabimenyesheje ubuyobozi budukuriye uyu munsi wa none bakoze inyigo uburyo bazazana amazi n'aho yava amasoko yose twari twayatanze kugira ngo bakore inyigo turebe ko twabona amazi kuko ni ikibazo abo nabo nta gihe babahaye nta gihe twari twabona kuko biri mu nyigo ibiri vuba ni amashanyarazi urabyumva ko mu kwa kane muzaba mucana ntacyo bibabwiye amazi nayo ngo ni vuba amazi nayo batangiye inyigo kugira ngo barebe uburyo bazatanga amazi muri uyu murenge kuko amazi ni ikibazo gikomeye abaturage bavoma mu bishanga n'ahandi ugasanga dufite ibibazo bijyanye n'isuku ndetse n'imibereho bijyanye no arakoze cyane umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Giti Munyarangabo Olivier
nshimire cyane Pax Press, nshimire ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB, nshimire umuryango nterankunga w'abanyanorvege NPA. Namwe baturage bo mu murenge wa Giti ndabashimiye cyane.